Yes, reka nongere gushimire wowe wakoze subscribe kuri hasi 250 nizere yuko umeze neza cyane. Inkuru iri gutungurana nuko M-irene yamaze gusezera Isibo TV mu buryo butunguranye. Mbese wabuze impamvu yaba yatumye M-irene asezera Isibo TV? Mu minsi yashize wigize kubona akantu ya postinze agira ati ngiye gutangira chapitre shyashya. Ni ibintu abantu bibajijeho, abandi babigiraho ikibazo banagira ubwoba batise Irene chapitre shyashya yaba ari iyihe. Nagira nkubwire yuko ubu ngubu M-irene yamaze kuva mu maboko ya BruceMelodie ku Isibo TV ndetse na Thechoice live. Ni mu gihe bivugwa ko M-irene baba baramwise injajwa cyangwa se bakavuga yuko yaba ari injajwa avuga ibintu bitavugitse, nyuma yuko BruceMelodie nubwo yaguze imodoka ya miliyoni nyinshi cyane bikagirwa ibanga, ndetse abantu benshi bakaguma kwibaza nimba yabyaba ari byo koko. M-irene yigeze gucikwa arabivuga pe, arabivuga uburyo boss we yaguze imodoka ya miliyoni 200 akaba yabuze amafaranga yo kuba yafasha umwana. Ni ibintu byari byaragizwe ibanga ko BruceMelodie iriya modoka kuko yaba yarayiguze miliyoni 200, ariko byaje kuvugwa nyine n'umukozi wa BruceMelodie ari we M-irene, ndetse biza kuba na ngombwa ko yitwa injajwa. Ibyo byatumye rero asezera Isibo TV ahita ajya kuri platform ye yitwa mIrene, aho babakobwa Vestine na Dorcas bari. Ubu aka kanya M-irene yamaze kusezera Isibo TV ndetse na Thechoice live. Philipita asigaye mu rujijo, asigaye wenyine. Mbese we biragenda bite, nimba nawe ari busezere ntago tubizi, turaza kubimenya. Kuri subscribe aho ngaho kuri hasi 250, reba aho hasi nyine handitse subscribe maze ukandeho ujye ubona udushya twishi. Ngiye nitwa Jace. Kuri subscribe aho ngaho kugira ngo ibintu bikomeze kuba neza cyane.